zirahari kandi iranafatika. Mukiza mwiza turagiye, gendana natwe uduherekeze, utujye imbere tukujye inyuma, kandi uko watangiye aba ariko wusa. Marayika w'Imana nadushorere, nabane natwe, utugirire iby'ineza n'iby'imbabazi mu izina ryawe ryera Yesu. Amen. Tunezerwe
bavandimwe nshuti arabashyitsi n'abasangwa twishime tunezerwe uwo nkunda twambikanye impeta twishime tunezerwe uwo nkunda twambikanye impeta babyeyi bavandimwe nshuti arabashyitsi n'abasangwa twishime tunezerwe uwo nkunda twambikanye impeta twishime tunezerwe dushimiye Imana rero urumva twabazamurira ibiganza byo kubaha ikaze. Ibi biganza ni byo gutanga ikaze ku mukwe n'umugeni. Turagira ngo bicare kuba cyiza kugira ngo asezeranye umukwe ndetse n'umugeni nawe n'umugeni wacu Imana twese. Haleluya. Yesu amugeze ate amurigisha rero asabe itorero abakristo ba hano bagizwe na Ebenezeri ndetse n'abandi bahaguruke bakiriwe data n'abandi bakiri hariya hanze kugira ngo gahunda zacu zihute biranga inyubako yacu nk'uko tubisanga. Rimwe kabiri gatatu akaza neza Imana y'imigisha turabishimiye kandi turabakunda. Yesu abahimigisha turabishimiye mwinjiremo ubwisanzure.
dusoma kubera ko mfite umwanya muto cyane ngiye guhagarara hano kugira ngo mbanze nkore iki gikorwa cyo kuranga Murengezi Richard na Uwera Josiane bwa nyuma. Nyuma ndaza gusimbuka nsome mu gitabo cy'Abefeso igice cya 5 uhereye ku murongo wa 22. Dusome. Kandi Uwiteka Imana iravuga iti, si byiza ko uyu muntu wenyine, reka muremere umufasha mukwiriye. Murongo 21. Uwiteka Imana isinziriza umuntu ubuticura, arasinzira, imukuramo urubavu rumwe, ihasubiza inyama. Urwo rubavu Uwiteka Imana yakuye muri uwo muntu, iruhindura umugore, imushyira uwo muntu, aravuga ati, uyu ni igufwa ryo mu magufwa yanjye, ni akara k'amamara yanjye, azitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo. Nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina, akabana n'umugore w'akaramata, bombi bakumura umwe, tuba tukimana. Reka dusome hano mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso, ni inshingano Pawulo ahabubatse ngo Richard na Josiane namwe ni inshingano zanyu muzitega amatwi. Pawulo yamukura ku bagore aravuga ati, bagore mugandukire abagabo banyu nk'uko mugandukira umwami wacu, kuko umugabo ari we mutwe w'umugore we, nk'uko Kristo ari umutwe w'itorero, ari byo mubiri we nawe mukiza wacu. Ariko nk'uko itorero rigandukira Kristo, abariko abagore bagandukira abagabo babo muri byose. 25. Bagabo mukunde abagore banyu nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira ngo ageze amaze kuryogesha amazi n'ijambo rye, aryishyire rifite ubwiza, ridafite ikizinga cyangwa umunkanyari cyangwa ikintu cyose gisa gito, ahubwo ngo ribe ryera ridafite inenge. Uko niko abagabo bakwiye gukunda abagore babo nk'imibiri yabo. Ukunda umugore we aba yikunda, ko ari nta muntu wakwanga umubiri we, ahubwo yawugaburira akawukuyakuya nk'uko Kristo abigirira itorero, kuko turi ingingo z'umubiri we. Nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina, akabana n'umugore we akaramata, bombi bakaba umubiri umwe, icyubahiro cy'Imana. Hepfo Pawulo aravuga ngo ibyo ni ubwiru bukomeye. Ubukwe tubukoze bukeye, ntabwo ndibuze kwigisha kuri aya magambo cyane, cyakora yewe urukiko kumwigisha umugore n'umugeni, ntekereza ko batari gutinyuka gukerera, ahubwo umuntu wabakerereje Imana imubaje, atiriwe ahaguruka agasaba imbabazi, turamubabarira twese. Ntabwo umubabarira, uramubabarira kandi nubwo mwatinze hano. Ariko uriya mugore n'umugeni ngo n'igihe wabigishije iryo kosa ryabaye, umuntu wabibakoreye niwe duhaye imbabazi. Hanyuma rero aya magambo dusomye, hari amagambo abiri yagiye agaruka. Ayo magambo abiri yagiye agaruka ni ijambo rero yagiye agaruka mu mpande zombi aho twasomye. Havuga ngo nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina, akabana n'umugore we akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Turi maso. Nese twabituje gute? Bibiliya ivuga ko umuntu azasiga se na nyina, akabana n'umugore we akaramata. None twe dukora amakosa, umugeni yaba umuko, umusore yaba n'urubavu, abatugushingira rero bari kuvuga neza murabazi. Umugeni akaba umuko akagira urubavu. Ati kuki umusore atagira urubavu ngaze ku muko, ko Bibiliya azasiga se na nyina, abana n'umugore bakaramata. Murumva iyo myumvire umuntu yagize ku ntera mbese niko umuntu yagize yumva. Turi hano turi mu mugambi w'Imana, kubera ko Imana niyo yatangaje bwa mbere avuga ngo si byiza ko uyu muntu aba wenyine, iravuga ngo reka murebe umufasha umugwire. Ibi bintu byari intangaza cyane, iyo usoma aya magambo mbona muri bitangaje.
ukuntu Adamu Imana yagiye igakora umugore yamara kumukora ikamumuzanira kugeza uruhande agakanguka yakanguka yamubona kandi bwaba bwa mbere atababona ntiyikakabwegera ati kiri giti avuze induru ahubwo Bibiliya yakubwiye ngo akurwa yigeza avuga ngo uyu ni arokoka muri Tom uyu ni umufuka ibyo mu mafuka yanjye nakara kumara naravuze ko bitujyaho buri cyangwa se nta gitungo kirimo ubu bintu byahindutse kuri shamisho yawe byahindutse yenda n'ibitinda uyu mugore arishobora kubera activité yinshi akaje mu gitondo azaba yatangiye gukora mize ati Jose ati sha ati nari mfite n'ihene runaka nari mfite n'isungura runaka nari mfite n'urukwavu runaka akantu kose ati Jose ati wose ukunda wa musore runaka yapana n'uwo yabaga yari rukwiye kungana n'urwo Kristo yakunze itorero akitanga kugeza ubwo yemeye gupfa aravuga ati nta muntu wapanga umubiri we ahubwo yawugaburira akawukuyakuya nk'uko Kristo abigira itorero kuri iyi ngingo z'umubiri yawugaburira akawukuyakuya yawunezeza yawishimisha yawishimira yakora ibishoboka byose kugira ngo uwo bashakanye agire gute anezerwe mukwe n'umugeni nawe mugire bibutse muri uyu mwanya soza amagambo bibutse ko aho mwicaye icyo kibazo mwicaye mwerekeye itorero n'umuryango ndetse n'abayobozi hanyuma rero umugenewe gusa nko gutse ko nta kibazo ndabona hagati yanjye n'abandi harimo distance hanyuma ishaka kubemerera ufate iyo ndahirira imbere yawe ibyo bintu uvuze ngo urabyemeye byatuwe ari bitunganye yewe Murengezi Richard nsezeranye ndi imbere y'Imana n'itorero ryayo ko nemeye kujyana uyu Uwera Josiane ngambere umugore ushyingiranwe n'itorero nzabana nawe nkurikije itegeko ry'Imana nzamukunda yaba ari muzima cyangwa arwaye mu bukene mu byago cyangwa mu munezero nzakomeza kumwizerwa ntateshutse ku nshingano zanjye tuzabana akaramata kugeza ubwo tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse kujyana itorero ryera mbisezeranye mu izina rya Data wa twese iry'Umwana n'iry'Umwuka Wera amen. Josiane nawe wavuze ko ubyemeye ariko byemere we atura ku mugaragaro ibyo wibyo hejuru. Njyewe Uwera Josiane nsezeranye ndi imbere y'Imana n'itorero ryayo ko nemeye kujyana n'uyu Murengezi Richard ngo mbere umugabo dushyingiranwe mu itorero nzabana nawe nkurikije itegeko ry'Imana nzamukunda yaba ari muzima cyangwa arwaye mu bukene mu byago cyangwa mu munezero nzakomeza kuba umwizerwa nateshutse ku nshingano zanjye tuzabana akaramata kugeza ubwo tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse kujyana itorero rye ryera bisezeranye mu izina rya Data wa twese iry'Umwana n'iry'Umwuka Wera amen.
impeta yambikwaga umuntu weguriye ubutware. Ni ukuvuga ngo mu gihe bari bambikana impeta, umwe araba yegurira ubutware bw'ibyo n'undi yegurira mugenzi we ubutware bw'ibyo. Hanyuma icya gatatu, Bibiliya itwereka ko impeta bayambikaga, umuntu yayambikaga uwo yari yarabuze, none akaba agize umugisha wo kumubona, yamwambikaga impeta. Biga ukuntu ariya ndahiro bayivuga, bakayifatanya bakayivuga, mikorofone bakayifata, bakambikana impeta. Tubaho umwanya. yewe Murengezi Richard wambitse impeta y'urukundo ngusezeranya ko nkweguriye ibyanjye byose, mbisezeranye mu izina rya Data wa twese, iry'Umwana n'iry'Umwuka Wera. Amen. Njyewe Uwera Josiane wambitse impeta y'urukundo ngusezeranya ko nkweguriye ibyanjye byose, mbisezeranye mu izina rya Data wa twese, iry'Umwana n'iry'Umwuka Wera. Amen. Rwose ku byo bamaze gukora no ku byo bamaze kwemera, ni munyemerere tubaha amashyi n'impundu bifatanye. Twagira ngo dufatanije itorero tubasengere. Wowe washingiye Adamu na Hawa mu ngobyi ya Edeni, turagushima ko ari wowe watangije igikorwa, ubwo wari umaze gutanga itangazo ukavuga ngo si byiza ko umuntu aba wenyine, ugafata Adamu ukamuremera Eva. Uyu munsi ubikorera Richard, umuzaniye Josiane, kugira ngo babe umubiri umwe kandi bubake urugo rumwe, bubake ubwami bumwe kandi bazabane mu ijuru rimwe. Mwami mwiza rero, turagira ngo tubasengere tubasabire uyu mushinga batangiye guhera none. Satani ntabwo wishimira, ariko turwanyije ibitero by'abadayimoni mu rugo rwabo. Haleluya. Mu izina rya Yesu dusabye ko umugisha uba mu rugo rwabo. Turasenze ngo imbuto zo mu nda yabo tuzihe umugisha, ubahe kubyara hungu na kobwa, kuboko kwawe kubana nabo mu rugo kubagirire neza, ubahe gutunga no gutunganirwa, ubahe korora no kororokerwa, ubahe kugira umugisha ku muto n'umukuru. Oh Yesu, uretse ko twibwira n'ibyo dutekereza, tubisenze mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Nabwo muruhuke, bo bahagarare. Ububasha mpabwa n'Imana ndetse n'itorero rya Pantekote ryo mu Rwanda ADPR, nemeje ko kuva uyu munsi Murengezi Richard abaye umugabo wa Uwera Josiane, kandi nemeje ko Uwera Josiane abaye umugore wa Murengezi Richard. Nuko icyo Imana iteranirije hamwe ntihakagire umuntu ugitandukanye. Ngemeje mu izina ry'Imana Data wa twese, iry'Umwana n'iry'Umwuka Wera. Amen.
tukuramburiye amaboko twibutse kugira neza kwawe. Amasi ku mwami w'abami, haleluya. Ntiduteze kwibagirwa ineza yawe watugiriye Mana. Bamwe muri twe bari bapfuye urabarengera, twakomeje kubona imigisha ivuye kuri wowe, izina ryawe nirihimbazwe. Tugushimiye uburyo umwuka wera yakomeje kutubungabungira umutekano. Tugushimiye ibikorwa bene data bose batashimiwe bakoze bashyigikira urugo, izina ry'Uwiteka nirihimbazwe. Turagushimiye ko wabikoze ubahaye umugisha. Turagushimiye ko urugo uzarushyigikira rukabuka amata ndetse n'ubuki, rukabamo ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa.
abashyitsi barugenzemo bakabona ibyo kurya, abantu uzabaha bakabona ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa, ndetse bigasaguka bakahana rubanda. Ya migisha yose wasezeranyije abakwizera n'abagukunda uyibagobotorera, uyibahe haba mu zuba, haba ku bishyuhe, haba ku mbeho, haba mu ki, haba mu itumba, uzabagwirize ubahe umusaruro ukwiye. Urakoze yuko n'abatashye ubukwe buri muntu urajyana nawe ukazabashyitsa mu rugo amahoro. Byambaje Imana mu izina rya Yesu, amen. ariko ushime ntiwadutaye, ukuboko kwawe kwaraturamiye. Ariko ushime ntiwadutaye, ukuboko kwawe kwaraturamiye. Hakira amashimwe, hakira amashimwe, ngambiwe imitima, imitima tukuramburiye, tukuramburiye. Amaboko twize kugira neza kwawe, amashimwe tugutuye Mana, ngambiwe imitima yacu inyuzwe n'ibyo wadukoreye, tukuramburiye. Amaboko twize kugira neza kwawe. Hallelujah. natwe tuzaguma, tuzaguma mu bikari byawe, niho hari amahoro yuzuye. twahaboneye Ibyo twifuza kandi tubikiwe, ikamba natwe tuzaguma, tuzaguma tuzaguma mu bikari byawe, niho hari amahoro yuzuye. twaboneye. Ibyo twifuza kandi tubikiwe, ikamba Reka tuguhimbaze, reka tuguhimbaze, reka mwami we ntawagereranywa nawe, mwami ntawe uhwanye nawe, mwami reka tuguririmbire amasi ku mwami w'abami. Haleluya, haleluya. Pretty girl, move your waist. Why you all over my head? I think you're the best. Sekera mwana nkunda, oh la la, gahongwe n'unyegere, yekusha. Be my queen of Sheba, ihele mama. She said she trusts no man. I said sikiliza muda mitoko, yo nikamwambia pale utapoenda nitakufuata yo, naye kanikazia eti chenye mwanzo kina mwisho, ujina
baby. Oh, my baby, baby. Hey, mama, yelele, mama, yelele. Tell me, do you see what you did to me? No, I can't control my body. Let me be your Mr. Romantic. Oh la la. What's your favorite color? Oh la la. Yeah. Yo nikamwambia pale utapoenda nitakufuata yo. Naye kanikazia eti chenye mlango kina misho. Would you marry me? Would you marry me? Let me be your only one. Shawty, you're gonna be mine. Hey, mama, yeah, mama, yeah. Oh, nitakupenda. Hey, mama, yeah, mama, yeah. Takukunda, uteteshe. Hey, mama, yeah, mama, yeah. Would you marry me? Oh, would you marry me? Hey, mama, yeah, mama, yeah. amabwiriza yo kwirinda iki cyorezo cya covid-19 nayo yubahirizwa, nta guhoberana, nta kuramukanya, nta kwegerana, kandi agapfukamunwa izuru. Habahaye ikaze rwose n'Imana yacu. Afatanye Josiane hanyuma bashinzwe ubusinzi n'amarembo, natwe tuze tubaha amashyi y'uburinzi bw'urwunge. Barengeze ibiganza byombi badusuhuze. Imana ishimwe, murakoze cyane. Kize kugabanira ko turaza kongera uru rugo turarukuragije, kandi gahunda zose ziri hano n'izindi zatambutse turazigushimiye, zikomeze kugengwa nawe. Turi kumwe none n'iteka ryose tugenzereza uko ubishaka mu izina rya Yesu, amen. Yicara mukagira Imana mwe mugubwe neza, ariko twadusaba kugira ngo Richard na Josiane neza, ariko bari mu mutima Josiane na Richard baza kureba uko baza bakabitekereza. Richard akabonye mbese munarebye mwasanga Richard yakurikiye abaringo Richard yahindutse kuko yamaze kubona umwigisha wo guteka neza, kuko burya umwana byiza mu bihe asa hariyenza atuvudukarira yakirebereye kuko ikoranabuhanga ryaraje abakecuru barayasenze n'umwana yasinziye. Pale utapoenda nitakufuata umeze neza cyane, tubashimire n'ukuri. Tunezera twese hamwe uyu munsi wari cyane na Josiane. Umunsi mwiza muri nguyu ibirori bya Richard. Abagezeho abasaza aba nabo turacyafite abandi aba n'umuvugizi w'umuryango nyakubahwa Samson. umuryango ngire nti batumye imfura ujye uhora utumwa kandi ushyitse ubutumwa. Basuhuje wa Karaveri aha ku Nyundo, nkaba ndi intumwa y'umuryango wa Fabiyani. Mu gihe cyashize werekeye umuryango wa Fabiyani, umuryango wacu, muza mudusanga mutubwira ko mufite umukeno, ariko akaba ari twebwe twawamara. Mwasabye urukundo ntitwabakumira, turawemerera. Mudusaba irembo risohoka ryinjira inka rigasohoka umugeni, naryo turabibemerera. Nk'imfura aho twasezeraniye ntabwo twabatengushye,
mwaje mu muryango mutubwira ko mukeneye umugeni. Mu gitaramo cy'umuhigo abasore barahize, ababyeyi barahiga, ariko Murengezi Richard ahiga avuga ko ku itariki y'umunsi tariki 21 ya Kanama 2021 aho yagiraga ati ngomba kugira umuhigo wo kutaba njyenyine ngashinga urugo, ariko mbifashijwemo n'ababyeyi. Mwaramwubashye arabatuma muratumika, mugeze no mu muryango twabaheje mu gitaramo twakira icyifuzo cyanyu, muzana n'ababyeyi umuduhera make dutanga umugeni wera. Tukaba rero dushimye, niyo mpamvu twavuze nk'abantu dukorana nawe reka tumuhe impano ayijyane na Murengezi Richard. Igihe muzaba muri mu rugo muzajya mwibuka ko mwabanye n'abavandimwe. Cyangwa ko mutabashimiye iyi mpano murabona ntacyo ivuze. Eni akora dukorana umurimo w'Imana na bagenzi banjye, kandi Imana tumwifuza n'urugo rwiza, Imana izamwubakire, azabyare hungu na kobwa bubaha Imana, Imana ibakunde kandi bakundwe n'abantu. Nakobwa kandi muzahoza amata ku ruhimbi. Umuntu wateye intambwe ikomeye cyane, hari impano nifuje kumuha, kandi hari n'indi nshaka guhereza umugeni yatuzanye. Reka usigaye by'umwihariko akaba ari muri gurupe. ati byiza rwose bigore umwana w'umuryango yaje asanga hano mu Gisakura akatureba umukobwa mwiza, Imana imigisha tugiye kumushyigikira turebe. abakozi ifaranga neza twese bavuga ariko mukuru mwagiye mushimira umwana wa Elevadisi we abakoze ntabwo nibe ntabwo yereka pe tubiziye rimwe burije biramuye iri umugisha nyaruke yewe twije imvura iragwa byose biziye rimwe burije biramuye iri umugisha